buri wa kane w'icyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa 11 Abanyamerika aho bari hose bizihiza umunsi mukuru wa Thanksgiving. Muri komini ya Montgomery muri Leta ya Maryland, mbere y'uko abantu bahurira mu miryango yabo kugira ngo basangire amafunguro aba yateguwe, habanje kuba akarasisi kahuriwemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Nubwo muri amezi mu bice bimwe na bimwe byo muri Amerika batangiye gukonja, ntibyabujije ababarirwa mu magana kugaragara mu mihanda yo mu mujyi wa Silver Spring kuwa gatandatu ushize. Barareba abakora akarasisi, ibimaze kuba nk'akamenyero kuko ari umunsi ngarukamwaka. Emily Guangzhou ni umwe mu baje kwizihiza uyu munsi. Ni uburyo bwiza cyane bwo gusohoka tugahura n'abandi bantu kandi tukereka abana bacu imico itandukanye tubamo. Ibi rwose ni uburyo bwiza bwo gusohoka tugatangira kwizihiza Thanksgiving. Aka karasisi kabaye mbere y'umunsi nyirizina wa Thanksgiving. Ababyeyi bose baba bazanye abana babo bumvikanisha ko ubu ari uburyo bwiza kuri bo bwo kwishimana nabo. Twaje hano kureba akarasisi. Twifuje ko abana bacu baza kureba akarasisi. Dutuye hafi hano. Abatuye mu mujyi wa Silver Spring bageze ahabera akarasisi hakiri kare mu rwego rwo gushyigikira abana babo. Si ibyo gusa, Gilbert Beg ukomoka muri Cameroon avuga ko uretse kuba abantu baza kureba ibintu bihuriwemo n'abantu bafite umuco utandukanye, ahubwo ari n'uburyo bwo gufasha abakora ubucuruzi buto kwerekana ibyo bakora. Ibintu nk'ibi ni ingenzi kuko byerekana umuco utandukanye w'abantu baturuka mu bice byose by'isi. Ikindi kandi ni uburyo bwo gufasha abacuruzi bakora ubucuruzi buto kuza kwerekana ibyo bakora. Ni iby'agaciro kandi nk'umubyeyi kuza gushyigikira umukobwa wawe. Emi Kaisul n'undi witabiriye aka karasisi. Uyu akomoka i Canberra ho muri Australia. Avuga ko yaje kwizihiza uyu munsi abirebesha amaso ye. Twaje kwishima no kwizihiza uyu munsi. Silver Spring ni umujyi wo muri komini ya Montgomery ugaragara nk'ukura cyane kubera abahatuye benshi baturuka mu bihugu bitandukanye bawugana. Ibi bituma hafatwa nk'ahantu hangombwa hizirizwa umunsi nk'uyu. Ni ahantu kandi abantu bashobora kugaragariza impano zabo zitandukanye. Biragaragara ko uburyo akarasisi gakorwa ubu bugenda bwaguka ugereranije no hambere kubera umubare w'abantu benshi bagenda baza gutura muri Silver Spring. Kuri Thanksgiving ntabwo abantu batahira gukora cyangwa kureba akarasisi gusa, ahubwo hari abandi benshi bumva ijambo Thanksgiving bigahita byoroha kurihuza n'amafunguro abantu bakunze gufata uwo munsi adashobora kuburamo turkey cyangwa igishuhi. Ubwo ni nako amaduka nayo abona ibyashara byinshi bitewe n'uko abantu bajya guhaha ari benshi kandi bagahaha byinshi byo kwakiriza imiryango yabo iba yabasuye iturutse mu bice bitandukanye. Ku basirikare b'Amerika batari kumwe n'imiryango yabo nk'aba bari muri Afghanistan, nabo bizihiza uyu munsi bagasangira amafunguro aba yateguwe. Tim Harris ishimwe, ijwi ry'Amerika.